Kiramani yakennye, Kiramani yabuze n'ibiryo byo kurya, asigaye atega moto ku muhanda, asigaye ameze nabi cyane, agaragara nabi, isura ye yatangiye guhindana, yabaye umukene ku buryo bufatika, ku buryo bugaragara, arasebye, bimurangiyeho. Ayo ni amagambo ari kuvugwa na bamwe muri bamwe ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane, ndetse n'abandi bagiye batandukanye, nibo bari kugenda bavuga ayo magambo, bavuga ko Kiramani byamurangiriye. Ese koko niko bimeze? Nicyo kibazo ugomba kwibaza. Ngusaba kubanza gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Mega TV Rwanda, ubundi ngakubwira ese Kiramani bihagaze bite, cyangwa se ni ibiki bimeze bite. Muri iyi minsi rero Kiramani niwe muntu uri kuvugwa cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, avugwa ko ubukene bumwishe, bumumereye nabi. Ese koko niko bimeze, cyangwa se ari bya bindi byo muri showbiz, ni bya bindi by'amaprank? Reka tubanze turebe ese koko niko bimeze. Uyu Kiramani rero ku ruhande rwe ari kuvuga ko ibintu bye biri seriye cyane, kubera ko biramutse bitari seriye, iramutse ari prank, ntabwo ibyo bintu yabikora agakinisha abanyarwanda. Garamutse ari film agiye gutegura cyangwa se ibintu arimo, yabikora nk'uko asanzwe abikora, kandi nk'uko asanzwe abikora n'ubundi bijya bikundwa ngo nta mpamvu rero yatuma yisebya bene aka kageni, agaragaza ko yakennye, kandi muri make ari umushinga ari gutegura. Ubu ngubu rero nibwo yahise afata akavideo gato cyane, agaragaza uburyo ibintu bimeze, avuga ko bya bintu biri seriye, na channel ze zamaze kuba zasibwa, asaba kugira ngo abantu bajye gukora subscribe kuri Kiramani Studio, kugira ngo bakomeze bamukurikirane, batagira ngo yazimye, kubera ko yavuze ko mu minsi mike uwo bita DC Crema, murabizi mu bintu bijyanye n'aba YouTube channel yize za computer system, agiye kuba abikurikirana mu minsi 5 gusa, channel ze ziraba zagarutse. Ariko Kiramani nawe akavuga ati sinabyizeye ko ziraba zagarutse, ati icyiza nuko twaba dukora kuri aka gacano kakazamuka mu minsi mike, wenda kakaba kanangawurira, bitewe nuko njyewe nakoze umufana, kubera ko muramfana, ndabizi ko mumfana, mu supporting. Aho ni ku ruhande rwa Kiramani, we avuga ko ubukene bumeze nabi, ariko ntagasabiriza. Niko yakomeje avuga kuri Versus, kuri RTV, yavuze ko adasabiriza, ntago ari umukene wo gusabiriza, ahubwo we nuko nyine ibibazo bimumereye nabi. Ku ruhande rw'abafana rero n'abandi bavuga, barimo abanzi, harimo n'abandi bagiye batandukanye, bo bavuga ko uyu Kiramani yari imitwe ari guteka, ahubwo ari umushinga ari gupanga. Ari gupanga mu mushinga, ngo ni umushinga ari gupanga uzaba mu minsi iri imbere. Ni film iri gutegurwa. Yaravuze ati ngo yaricaye aravuga ati akivuga Kiramani ngomba gutegura filime nkava muri ibi ngibi, maze nanjye ngakora ibintu birenze cyane. Ari nabwo yahise abikora gutyo, akagaragaza ko ubukene bumeze nabi, kugira ngo abantu batangire bamubaze se bimeze bite, batangira gushaka kumusapotinga, maze nawe nabona umukire wa danje ushatse kumusapotinga, ahita amubwira ati njyewe mfite umushinga wa filime, niba uri ready dushore. Hanyuma rero biri kuvugwa ko aka kanya yamaze kubona abantu bagiye gushora amafaranga babiri muri filime ye yari ari gutegura kuva na kare, avuga ati noneho ubu ngubu ibintu bigiye kugenda neza muri sinema, ibintu byanje bigiye kugenda neza, mve hasi ngere hejuru. Ari nabwo bavuga ko kuba channel zarasibwe yari ibintu byateguwe, kubera ko ngo ubundi ngo YouTube ngigira option yo guhidinga channel yawe, ukaba wayihidinga ku buryo umuntu atayibona, bitewe nuko wabishatse igihe gito mu gihe ubishaka. Hanyuma rero abandi bakavuga bati ese gute ibintu byose biri kugaragara bya Kiramani, niba agize akantu kaga krize ho gato, ni gute ibintu bita bigaragara kuri uru rwego? Ese abandi basitari bo ntibasanzwe bakena? Ntibasanzwe bakena ku buryo Kiramani agaragara ari gutega moto? Ni ibintu bigaragara ko bishobora kuba ari prank. Ni ku ruhande rw'abafana cyangwa se abandi bantu bavuga, bananariza, bavuga ko bishobora kuba ari prank, bitewe nuko ibintu byose biri kugaragara mu itangazamakuru, kandi bivugwa ko n'ibindi byamamare bijya bigira igihe cy'ubukene, ariko ntibigaragare kuri uru rwego, buri kantu kose ntikagaragare.
hari igihe abantu b'ibyamamare bapanga prank kugira ngo bategurize ikintu gishya bagiye gukora, bagategura ibintu kugira ngo bavugwe mu itangazamakuru, nibavugwa hanyuma nasohora cya kintu bavuge bati ese icyo kintu ni iki yasohoye nyuma y'ubukene yari arimo. Ese koko nibyo? Njyewe ikintu basaba ni kimwe gusa, mubanze mukore subscribe kuri iyi channel yitwa Mega TV Rwanda kugira ngo amakuru yose acaracana hano ku mbuga nkoranyambaga ajye abageraho kandi abagereraho ku gihe.